aka nako ni ingenzi umeze neza kamanze nkwifuriza umwaka mushya muhire. Rero hari ikintu nifuza ko tuvuganaho gato cyane. Hari ukuntu usanga abantu barabaye abarakare barishyizemo abandi ngo kanaka yanze kumfasha ngo kandi ni mwene wacu ngo sheri wanjye ngo ntacyamariye ngo nta kadoama ntaki ngo ubufasha bwose ngo ubundi irya nkimara ugasanga abandi barahangayitse ngo ngewe ndi imfubyi. Ibyo bintu bikagutsikamira ukananirwa kugira icyo wigeza. Ubundi ni ugushinzwe niyo waba waraje muri iyi si uzanye n'impanga yawe ko nayo yimenya nawe ukimenya, wakwimenye wakwitayeho ugasaba ubufasha hari ngombwa. Ariko niba umuntu atabuguhaye nta mpamvu yo kubigira umutwaro ngo uyu muntu ngo numukire ngo afite amafaranga menshi ngo abayeho neza ngo naho ngewe ngo meze nabi. Aragushinzwe se? Reka yibereho, reka abeho neza. Gusa abakire namwe mufite izo ngeso zo kwibagirwa gufasha namwe mubiveho. Ntago ari ukubavugira mu by'ukuri, ahubwo nuko nzi ko hari igihe usanga umuntu yakwishyizemo no guhora ubusa kuko ntago abazi n'ibibazo byawe, ntago abazi icyo ushyize imbere. Ikindi kubafasha cyane namwe mwibuke kwiyitaho. Reka ni byiza gutanga ubufasha ariko ukabanza ukimenya. N'Imana iravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, no kuvuga ngo urabanza ukikunda hanyuma ukabona gukunda mugenzi wawe. Wige gufasha ariko mu rugero. Umwaka mushya muhire.